Bahe ikaze mwese bene data dufatanya hano kuri Pure Gold TV, tumenyereye guhura tugafatanya ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wa none ni umunsi mwiza cyane Imana yaremye kugira ngo twese tunezererwemo kandi tuwishimiremo. Uyu munsi wo kuwa mbere itariki ya 4 z'ukwa cyenda 2023, mwese mboneyeho umwanya wo kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo twese dufatanye twumva ko dushuhujanyije kandi dushuhujanyije muri iri zina rikomeye cyane. Twese abakunda Imana tuzi ko izina rya Yesu rikomeye kandi ririmo umugisha. Niyo mpamvu dusuhuzanya twifurizanya amahoro aturuka ku Mana, cyane cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibagirire neza abo turi kumwe mwese. Tugiye gufatanya ijambo rigiye kudufasha uyu munsi. Mbese iki cyumweru dutangiye umunsi wo kuwa mbere ni ijambo tugiye navuga kubakaho, rigiye gutuma turushaho kunezerwa no kugira imbaraga zidasanzwe. Mbere y'uko turifatanya, nagira ngo aho uri nanjye aho ndi twicishe bugufi imbere y'Imana, dusabe umwuka wayo. Umwuka w'Imana twahawe umufasha aba ari utwigisha muri aka kanya iri jambo tugiye kumva. Reka dusenge. Mana, twicishije bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Ntacyo turi cyo, turi inyama n'amaraso, ariko wowe uri Imana. Ndasabye ngo umwuka wawe wera aba ari we twese utwigisha. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nshuti yanjye aho uri hose mu mpande z'isi, singiye kurondora ibihugu, ariko aho uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndakwakiriye. Kandi nagira ngo niba udafite Bibiliya utege amatwi, ni ijambo rimwe gusa ritoya tugiye gufatanya, dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40 umurongo wa 31 gusa. Haravuga ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Iri ni ijambo nzanye mpawe, Imana yanshyize ku mutima ryo kugufasha muri iki cyumweru dutangiye uyu munsi wo kuwa mbere. Abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Utegereje Uwiteka, aho uri mu buzima bwawe uravuga uti nta kindi nishingikirijeho. Utegereje Uwiteka, muri make wizera Imana, ufite kwizera, ufite ibyiringiro. Ibyiringiro byawe ntabwo bishingiye ku mwana w'umuntu, ahubwo bishingiye ku Uwiteka. Ufite ibyiringiro ko Imana izagusubiza mu masengesho usenga. Ufite ibyiringiro ko Imana yaguhaye fitire nziza. Ufite ibyiringiro ko uzajya mu ijuru. Ufite ibyiringiro ko umunsi umwe uzabona Yesu amaso ku maso. Ufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ufite ibyiringiro bya buri munsi. Iki cyumweru dutangiye ugifitemo ibyiringiro mu Mana. Utegereje Uwiteka, nta wundi utegereje. Kubera iyo mpamvu rero ushubijwemo imbaraga nshya. Imana yongeye kuguha imbaraga nshya mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ya buri munsi, ndetse cyane cyane mu byerekeranye n'ubugingo. Igushubijwemo imbaraga nshya. Niba wumvaga ucitse intege muri iki cyumweru gitambutse, utangiye iki cyumweru uhawe iri jambo, uhawe ubutumwa yuko Imana igushubijemo imbaraga nshya. Akira imbaraga nshya ziturutse ku Mana mu buzima bwawe bwa gikristo. Niba wumvaga warasubiye inyuma, niba wumvaga waracogowe, niba hari icyatumye ugwa hasi ukumva nta mbaraga ufite, uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza yo kukubwira ngo Imana kuko uyitegereje, kuko uyizeye, kuko ufite ibyiringiro muri yo, iguhaye intege nshya, iguhaye imbaraga nshya. Zakira umunsi wa none. Kandi ikigeretseho ngo uzatumbagira mu kirere, ugurukisha amababa nk'ibisiga, nk'igisiga bita igo mu Cyongereza. Igo ni igisiga gifite imbaraga, kiguruka cyane, kigatumbagira, kikarusha ibindi, kikagera hejuru. Izo nizo mbaraga uhawe uyu munsi wa none. Amen. Akira izi mbaraga z'Imana mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri wawe. Ushubijwemo imbaraga, ushubijwemo imbaraga nshya.
Imana ikugiriye neza umunsi wa none. Iki cyumweru gitangiye ufite imbaraga kuko utegereje Uwiteka, kuko ibyiringiro byawe bitari mu bigirwamana, bitari mu mafaranga, bitari mu bantu, ahubwo ibyiringiro byawe biri ku Mana. Niyo mpamvu Imana ivuze iti nguhaye imbaraga nshya kandi ndagutumbagije, nguhaye imbaraga zo kuguruka ukagera hejuru ndetse nk'igisiga cyitwa igo. Imana ikugiriye neza cyane. Kandi ikindi kintu Imana yongeye kuguha umunsi wa none, ngo uzatumbagira nk'icyo gisiga, ntabwo uzananirwa, uzirukanka ntabwo uzananirwa. Amen. Ugiye kugira imbaraga nshya muri iki cyumweru, utangiye iki cyumweru ufite imbaraga nshya uhawe n'Imana, uhawe n'Uwiteka, uhawe n'Umwami Yesu. Kandi ikinejeje ngo uzagera ntabwo uzacogora. Amen. Ibi ni ibintu byiza cyane. Iri ni ijambo ryiza duhawe, nanjye mpawe, ry'uyu munsi, ry'iki cyumweru, ryo kudacogora, ryo kugira imbaraga nshya, ryo kudacogora, ryo kuguruka, ryo kubakwa nanone, tukagira imbaraga nshya, tukagera kure cyane, tugatumbagira, kandi ngo ntabwo tuzananirwa, duhawe imbaraga nshya. Mwene data, iri ni ryo jambo Imana yarimpaye ngo nguhe uyu munsi wa none, zakire izi mbaraga z'Imana. Mbere y'uko nahagarikira aha, nagira ngo twinjire muri bya bihe byacu by'urukundo. Ntabwo ari urukundo rundi rw'ibintu, ahubwo ni urukundo rw'ubugingo, ni urukundo rwo gusengera abacu, ni urukundo rwo gusengera iyi si, ni urukundo Imana yadushyizemo ngo tujye dufata akanya buri munsi uko ushobojwe, duhuze umutima hano kuri Pure Gold TV, dusengera abatarakizwa, dusengera abataramenya agakiza, dusengera abadafite ibyiringiro mu Mana, babandi bashyize ibyiringiro mu bapfumu, babandi bashyize ibyiringiro mu mafaranga, babandi bashyize ibyiringiro kwa shitani barahari, babandi bashyize ibyiringiro byabo mu by'isi. Reka tubakureyo, turabakuzayo gusenga, tubazane muri Yesu, maze bakire agakiza, bagire ibyiringiro nkatwe, bagire ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Niturangiza turasengera abarwayi ntitubibagirwa. Urwo ni urukundo, cyo ni igikorwa cy'urukundo cyo kugira impuhwe nka Yesu, kuko Yesu yakundaga abarwayi. Iri ni itegeko yadusigiye, ni inshingano. Yavuze ati musengere abarwayi, uvuge ubutumwa, nurangiza usengerera umurwayi. Ibyo tugiye kubikora. Reka rero dufatanye, aho uri nanjye aho ndi, dufatanye. Wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Ikinyarwanda ururimi rwacu, hari n'abumva Ikirundi, turi kumwe, n'Ikinyamurenge, abo turi kumwe. Reka dufatanye. Mana, turagushimye cyane kubwira ijambo ryiza uduhaye, ijambo ridukomeje, ijambo ryo kuduha ibyiringiro bishya, ijambo ry'uko uduhaye imbaraga nshya, ijambo ry'uko wongeye kutwubaka, ijambo y'uko uduhaye kuguruka nk'igisiga cya igo, ijambo Mwami y'uko utubwiye ngo ntabwo tuzananirwa, tuzagenda kandi tuzacogora. Hari abacogoye muri ibi bihe, hari abagize intege nke, turabakuzaniye muri iki gitondo, turabasabiye mu izina rya Yesu kugira ngo bagarure mu nzira, kuko bacogojwe n'iby'isi bizashira. Turabasabiye kandi turagushimye ko ubikoze. Tukuzaniye abari mu mwijima, bagihumye, batigeze bakira Yesu na rimwe. Dufite urukundo nk'uko rufite, dufite umutwaro nk'uko ufite. Turagushimye ko nabo ubazanye. Urakoze Mwami. Abo mu miryango yacu, ari abo tutazi bari muri iyi si barimbuka, bose turabakuzaniye ngo bakize, kuko urabishoboye. Mwuka wera basanga waduhaye, mwuka w'umufasha, abatsinde, abemeze, maze bihane, bandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Yesu, urabikoze. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amena. Bene data, turi kumwe dufatanije, reka dusoze dusengera abarwayi. Niba hari umurwayi ufite, niba nawe urwaye, ibuka gukoza ikiganza, cyangwa se uhafate n'ikiganza cyawe. Yewe nushaka ushyiraho bibiri. Hari n'igihe mfata Bibiliya nkarambika ku mutwe, iyo ndwaye umutwe, nkayibumbura nkayishyira ku mutwe, umutwe ugahita ukira. Ko ni ukwizera bene data, ni ukwizera ijambo ry'Imana ryose ko rifite imbaraga. Nawe rero ugira icyo ukora, wisengere. Niba urwaye, turafatanya. Niba hari n'undi uzi urwaye, reka tumuzane, twicishije bugufi, twizere, kandi uwo muntu arakira. Mana Data, turagushimye cyane ko waduhaye impano yo gusengera abarwayi. Ni inshingano waduhaye,
tukuzaniye abarwayi umunsi wa none wo kuwa mbere kuri iyi tariki ya 4 z'Ukwakenda. Ndasabye ngo ugire icyo ukora, dutegereje ubuhamya bushya nk'uko nanjye bufite warankijije. Ndakwingize Mana ngo ni ukuri ugire gukora umunsi wa none, azatanga ubuhamya. Ndagushimye ko ubikoze, kukirije abo tukuzaniye mu ngobyi y'amasengesho, urabakirije ubakozeho. Wa wundi nawe Mwami warambutseho ikiganza kuri waho babara, nawe ndamusabira, turafatanije mu buryo bw'umwuka kugira ngo nawe umugirire neza, uburibwe bukuweho, uramukirije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nshuti zanjye, bene data twari dufatanije, nagira ngo mbasezereho uyu munsi wa none, bifuriza icyumweru cyiza dutangiye umunsi kuri iyi tariki ya 4 z'Ukwakenda 2023. Iki cyumweru kikubere cyiza, icyo kuzura imbaraga z'Imana, wakiriza imbaraga duhawe kandi uguruke ugere kure mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, wubakwe, uhabwe imbaraga. Umunsi mwiza, tuzakomeza ubutaha. Imbaraga z'Imana zirakomeye, zatabaye Danieli ari mu rwobo rw'intare kuko yari afite kwizera. Zatabaye Hana azamarira kuko yari afite kwizera mu mutima. Imbaraga z'Imana zirakomeye, zatabaye Danieli ari mu rwobo rw'intare kuko yari afite kwizera. Zatabaye Hana zimuhoza amarira kuko yari afite kwizera mu mutima. Izo mbaraga ziracyariho, ziracyakora nubwo benshi batabizi, kuko batazibona. Urasabwa kwizera gusa uzibone, urasabwa kwizera gusa uzikore. Izo mbaraga ziracyariho, ziracyakora nubwo benshi batabizi.